Hola, my people. What's good? What's good? This is your girl Angel. Bad girl Angel. What's good? Mimeze bite? Ngo mumeze mute? Ibintu bimeze gute? Njyewe meze neza nta kibazo, ubuzima buragenda. Nubwo nyine ibibazo bitabura ariko gusa we live it. You know it? We live it, guys. What's good? What's good? Let's go high with Go High Show. We getting high. What's good? Uyu munsi mbafitiye Usikoranye banje bikananira kuyivuga tufitiye umuntu. Bro, it's gonna be a vibe. Now on the ninde. Can Keshat. What's good, my brother? What's good? What is well? Everything blessed. I see you. I see you too. Kenny. Nje ntacyo nshaka kuvugana nawe. Uretse nawe urabizi. Gira icyo ushaka nkore nakatiye ubufezi n'ubuyeri bw'abasore nagoye mu mugezi w'urukundo n'inyifosa mbi intukiriza ndibizamo prote yanjye yose rero ndimideni ry'umutima wakukore nakunze ndi umupeti igihe cyinshi nakotoye ku muhigo w'ibiceri mani yize ibyo nakoze uri umuzigo uri inyenyeri muri kiri byanjye byose wahinduye amateka yewe ngize icyo nakekaga ufite ukubigenza njyewe sinzi ibyo ukoresha urukundo rugotesha izindege ndapowesha ndabizi ndumu Sega amakosa ndayemera baby you don't wanna help me I'd have been to hell and back and you don't wanna save me I done been with baddies that after upon some petty shit and most about the fatty and so many trying to give me shit bitamo natanze mipango napanze byose ni byawe kuko kuko nasanze nawe usa nawe bro kuko nasanze nawe sure. Oh, that was a vibe. It was a vibe. It was a very big vibe. Keshat, what's good? All is well. Ndakubona. I see you. I see you too. Kenny, wambaye neza. Murakoze cyane. Urasa neza. Nabirenze. Kwiki byise nabirenze kandi nkubwiye ko usa neza. Urakoze cyane ariko nyine ngende kubona nabirenze. Ninde wakwambitse? Niyambitse nyine tu. Muri make ushobora kuba nuko akunda ubyuka mu gitondo nyine ugasanga birikoze ntago wabipanze nose nimba wiyambika waretse umuziki ukigera muri fata iri seriye kuko ngewe ndabona biteye ubwoba Keshat, what's good? All is well. nkamubaza ukabaza uri kwiyumva gute mu gihe ubutaye saa moya muri aka kanya nishaza ni washaza man sanyine nakundi nuko byakira man nuko byakira nyine kubahiriza amategeko nyine okay anyways welcome to Go High Show bakoze kuza turakwishimiye cyane bakoze kuntumira ndabizi ko n'abadukurikiye bose bakwishimiye cyane imbere cyane Nese Keshat uyu munsi none ngufite ibibazo byinshi ntabwo ari ibyanjye gusa n'iby'abafana bawe of course mba natumwe na benshi ntabwo mandi kwivugira nka Angel hano ndahari wambonye na ndahari Keshat turamuzi ni umuhanzi ukiri muto cyane gusa ufite impano kandi impano iri hejuru cyane ntabwo ari za mpano ziza nyine gutyo gusa afite impano kandi mwese mwarabibonye sibyo so Keshat umva ngufite ibibazo byinshi shaka kubaza ibibazo kuva ugitangira ukijya muri studio umunsi wa mbere you stepped in the studio like what was the vibe niki wiyumvishijemo like njyewe Keshat nagiye muri studio byagenze gutya na gutya I want a story nago shaka agasa I want a story like nigera muri studio byagenze gutya I was afraid I was scared I want that give me a hint of it. Okay, my first time in the studio nagiyeyo ndi kumwe n'abaji banki nyine and nyine yari ubwa mbere twe tugiye gukora indirimbo nyine y'abaji yaba all stars okay hanyuma y'ikigo which school lycée okay turahava turyayo turakora I was scared birangira dutangira gukora dutinze
biba so it wasn't organized cyangwa nubwo ntabwo byari organized kandi yari n'ubwa mbere bwanjye. It was your first time. Okay, nshaka kumva Ken Kesha atagifata mic. Did you straight up sing cyangwa yarabanje what was the vibe the moment? Nari nabipanze. Nari mfite ibintu nari nanditse. Hanyuma nyine itankubita nyine nk'umuntu ugitangira. Baranza barankurisha barambwira. Tuza. You got it. You got it. Hanyuma itambikora. Ariko nyine byari ibintu birenze. Kakubwiye bwije kandi nari ndi umupeti. Bigaga high school. Birumvikana bakiri muto cyane. Nese Kenny. Okay, nyuma ya Stu, did you get any inspiration? Wumvisha ushaka kubikomeza cyangwa nyuma yaho nibwo wumvisha ushaka kubikomeza? Oya. Naranje kubyumva ko ngomba kubikomeza mbere yuko njye na Stu. Noneho ngiye Stu ndavuga okay biragoye ariko nyine ni sacrifice ngomba gufata kugira ngo mbigereho indoto zanjye nzigereho. Ndabikora kabisa, ndabikora bwa kabiri njye Stu, bwa gatatu njye Stu. Usanga ibintu Stu usanga Stu is your home. Umva niyo inde atabari kubyemera wari wese utaburi kubyemera ngiye nayo ndi kubyemera. Numvaga ari byo byonyine bifite icyo bimaze like numvaga ari byo byonyine bifite icyo bivuze. Ndavuga ngo reka mbikorere njyewe nta wundi muntu bikorera nejo hazaza hanjye. Rero I have to do it for me. I don't have to kumva ibintu. Okay, numve advice z'abantu nzi considere mu mutwe wanjye mfate my own decision. I get it. Exactly. Okay, Kenny uri mu bahanzi bake kandi b'abana bari kuzamuka bakunzwe n'abantu benshi cyane. Nawe urabizi? Serious? Cyane. Ndiye ndi kuvugira abanomye. Right now watching a high show bakunumyeho umva. Nukuri uri mu bahanzi bato kandi bemera. Gusa buri wese yibaza eske Kenny akiri umwana muto cyane ataramenya ikindi kintu yari afite dream of becoming a musician cyangwa hari izindi doto wigeze kugera mbere yuko uba musician utangira kuririmba? Nabanje ntabwo nakunze umuziki ndi umwana nawe mbese. Wakundaga iki none? Numvaga nshaka kuba umuntu nyine urenze tu umuntu being famous, being maybe like helpful to the society. Gufasha abantu nyine tu. Rero nkavuga ngo nzaba nk'umu doctor. Umwana wese aba yumva yawe mu doctor. Ngiye kuvuga umu avocat nabambije ni umu doctor. I get it. So I can be helpful to the society. Ariko nemera na music at the same time. Ariko ntazi ko nyine nshobora kuyikora tu until ngeze nko muri high school. So I have this question. What inspired you cyangwa niki cyatumye wumva ko you can do music? Umunsi wa mbere wambwiye ko wajyanye na bantu mwiganaga abanyeshuri bagenzi bawe indirimba ya All Stars ukajya kuba joining. What inspired you? Niki kintu cyatumye wumva ko you can do music? Warabyutse utabumva waririmba cyangwa you did it at school urabanza ura flowing aho gate usanga nibya wenda then? Okay, I was feeling artist. Numvaga aba artists bo hanze b'abanyamerika n'abakeya cyane b'abanyarwanda bake ariko bake. Rero nkavuga ngo man I think I can do this shit too. Urumva ahantu nabimenyeye nuko nyine nafataga indirimbo z'abandi ngavuga so kugira ngo ndirimbe indirimbo z'abandi. Why don't I do mine? Exactly. Why don't I write my own songs? Who was your model by that time? By that time umuntu numvishe ngafata indirimbo ze mu mutwe. Yari Lil Wayne. Na ba Drake. Subaza abanyamerika bose batwite. It was a vibe. Numvaga abanyamerika gusa. Hanyuma ngafata ama bars yabo ngavuga se niba babikora. Why not me? Okay. So Kenny, ndabizi witwa Kenny. Kenny niryo zina tuzi. So Ken Keshat, what was the Keshat?
shooting shots, killing, Oh my taking God. over. You gotta take over. Let's go, let's get it. I got it. So abantu wese mudukurikiye with Go High Show, Kenny yaje to take over, like take it over, like take over byose nyine tu. No games. Umva Kenny hari igihe umuntu atangira music nyine yumva like ndashoboye, I can do it, gusa yagera imbere agahura n'imbogamizi nyinshi cyane bigatuma avuga eske se ibi bintu why don't I give up, kuki ntabireka, kuki ntareka ibi bintu cyangwa niki, like nyine ukumva ntabyo gishaka gukora. Well, what strengthen you cyangwa niki kiguha imbaraga cyo kumva ushaka gukomeza music? Already you're taking over, urabizi cyangwa ndabikubwiye? I guess nibanga nguvumbushe hopefully uramvumbuje banga ngambwira nyine ubundi ikintu cya music, ibintu the first thing about your passion, it has to be your passion. Sushona ugomba kubanza kubikora nyine for you, hanyuma ukabikora bakaguca intege ariko ukumva ko nta kindi kintu wakora ari byo nyine like ubyiyumvamo ubizi ko wabikora. Ugomba kuba ubizi imbere yuko abandi bantu babimenye, kurya umuntu nakubwira ngo oh Angel urarenze man mu deep down urabizi kurenze ariko wari utegereje ko abantu babyibonera. Exactly. Yeah. You have to prove it. So ikintu gituma nkomeza gukora nuko icya mbere mbikunda, icya kabiri akaba ari ibintu ntago ari akazi, ntago ari 9 to 5 ngo mbyuke ngo njye ku kazi ngo boss arantuka ngo ibiki ni ibintu mbyuka nyine nkumva oh my god vibe nita bikurima amaraso n'amaraso akazi kose wabukora ntago ari music. Yeah, I know. Ibintu iyo wabyishyizeho ukanabikunda uratwika nkuko ndabyumva. Kenny ufitanye collabo n'abantu benshi cyane ariko cyane gusa hari abantu bankurikira cyangwa badukurikira kuri Go High Show YouTube channel yacu badusabye kudukubitira flow cyangwa rap wa flowinze muri iriya ndirimbo ya King Kong. So nakuntu wayibagirwa Just do we know bishimye bro. My niggas say with me, you know how we get it. Na hinduye inzira navanze izindimi apeva umwana macaka ubukire nitujye duheza, you know how we kill it. KG fire burning like I'm raising hell. Niggas ain't real like a fairy tale. I got them women on me like I'm teddy bear. Yeah, cash on cash, I make them piss, I make them pay up. Never rest up, big go flex up, rest up, make me bang never dead up. Bitch, I'm fed up. All you jokers is packers are pulling the wet way breakers. I know you niggas is jealous for seeing a young nigga winning without any help, huh? Fuck out of here, I go get it with my pair. K, I and Kenny K drilling. We're making them feel, hey, flex, we killing it, yeah, hey. Can you please? Yo, you know that we killing it, yeah. Shiramo indi Kenny, ntabwo nabyanganira. Shaka inushiramo ko nyira ndi bibyanganira. Find another song for your people. We want to know more. Shakin. Love song couldn't move. Yeah, 2020 is a movie. The bad guy muri move. The flows zibajyana ibifuri. Journalists z'ubufuni zandi kukora izikondo bukuci zizana ubufuni. Muhore zigere nka uzitakuzi. Murebe neza ntimuzi. Ndabashyira hasa umunsi. Nundi munsi nza parking n'inkura mu nguni. Tuza bashaka ubutunzi babona bareza agatuza n'umunwa gusa nibaza ibifunsi flow ni boro bobo ntiwayisanga no mu isoko ndatwika iyo mabono y'ubufuye yita ngopo umwaka ni gasopo nta magambo menshi fuck off umwaka ngo ni fuck off I'm getting checks on bus stop bish mutereke hasi bakunda ibifuri batwara hayi bakumva arabami fresh turutse mbali kumhigo imali hakuna mchezo survival mkali baby sinyeri underground fiza mapeti nyiruru peti nakangagwa nabo bashenzi timdefi nekroni wazu nkera nisisemi my baby naunza bana jena konze temi Kenny. So you shall let's get it. Wow. Ese Kenny umva nkubwire
uri mu bantu nzi bafite collabo sibyo n'abafana bawe barabizi uri umuntu ukora collabo no umuntu agashobora kwitirira indirimbo ya Ken Kat kandi ari feature ahigoma yo a whole vibe zizaza gusa njyewe nshaka kubaza ikibazo wakoze collabo n'abantu benshi cyane gusa ushaka kubona dufite ibindi tubikiye tutazi ese nakuntu watuvumbuza ibanga ukatubwira njye mfitanye indirimbo n'uyu muntu ariko ntago ndi buyababwira ntago ndi buyiririmbe nk'uyu muntu uwo nyine tutazi cyangwa ukavuga ufite collabo nyinshi nushaka kutubwira ko zifite zihari nubwo utatubwira uwo muyifitanye zirahari man nyinshi ngaho dukubitiremo flow yawe wenyine duhe flow yawe wenyine ntago dukeneye collabos collabo n'ibanga tugafundikira kunga guys ibi umva nuba bizadutera ubwoba sibyo nese Kenny okay umuntu ashobora kuba yibaza eske Kenny Keshat abayeho ate okay aracyari umwana gusa how does he do his music his videos afite manager cyangwa like ibibazo biba ari byinshi wambabarira ukansubiriza abantu badukurikiye with Go High Show muri kano kanya muri make my music is from me. For you. From me. You. Yeah. To the people nyine by me. Ni njyewe nyine byikorera. From you to the people by you. Yes. And I live with my mother. Yeah. Mbana na mere. And I have no management. You have no management. Every video yariyo yose cyangwa audio yariyo yose isohoka. Ni njyewe. It's from you. Yeah, I get it. Njyewe wabikoze imbere cyane. Gusa ikintu nakubwira nuko you're so passionate. Urumva? Yatari. Niba umuntu ashaka kwifata akimanaginga he himself nuko ibintu abirimo neza. Umuntu wa mbere mu manager n'umuntu nyine duhuje vibe. Duhuje na passion. Kandi uri more like intellectual than me, more like smarter than me. Ushobora ibintu ukurushijeho like because nanjye ubwanjye ndi smart nyine umurusha umuntu wandusha ukurusha nabona nkabona arandusha akaba ariyo nakwemera ku manager uragira ngo abantu bose bazagara imbere bakubwire I'm smarter than you. Why don't you allow me to be a manager? Am I not smart? You have to send your application to my assistant. Wow. Reka mbabwire abashaka kumbera manager. You have to send your application to my assistant. And my assistant. Who's your assistant? Nawe tuzi. Assistant wanjye ari kuri IG yanjye nimero ziriho okay. You send it to them. Hanyuma akanyereka nkareba uwo ncuze. Okay. Kenny. Dumba nanjye umaye interview yet I'm the one uri gukoresha interview. Gusa hari indirimbo igenera ubwo ibitambo indirimbo ya na Logan now weho Keshat Logan and Ish Kevin umva kankubaza iriya ndirimbo like igisoka I mean the audio wiyumvise ute cyangwa mwebwe mwayikoze mwiyumvise mute kuko it's a vibe nabonye abantu bose nyine tu nawe urabibona even the views and thing ibintu byose the people man nyine like nabirenze tu twumvaga ari nyine indi product twasohoye dusanga irakunzwe kurusha izindi so ikagenda izamura ibintu nyine tu gusa nyine abantu bahora bambaza eske iyi video izaza ryari turayitegereje enjo kutatubwira tubarize Keshat reba ndabizi message n'igihumbi since abanyarwanda bose barabambaje icyo kibazo aho ngaho ndabyemera ko bagutumye ndabizi na the video irasohoka muri uku kwezi cyangwa beginning y'ukwezi gukurikira kwa manani ariko nyine like kwa karindwi like ibintu biri tayari no gutegereza gusa muri make iri mu nzira icyo nababwira nuko abantu bose mudukurikiye with Go High Show Keshat turi kumwe mwana mwibariza umva ibitambo biri mu nzira ntago bizarenza ukwezi kuzaza itaraza nukuri ibyo mwanumye byose ndabivuze video iri mu nzira Keshat mbari basubiremo bashaka kuba atabyumvira video
iri mu nzira. Alright. Umva K-Shot is a whole vibe. Umva nuko Imana. Kenny njyewe shaka ukuntu ngwishirizamo iyindi nungura Kenny nungura cyangwa utungura abafana actually kuko njye ntibanungura. Tungura abafana bari kutira right now on Go High Show. Dutungure. Ndi ntaregabanya volume ubujiji ni byinshi byo muri iyi minsi. Nzanga zitagira skills ngo zishaka amabivu gishima baguhisha. Nahinduye inzira na gang tubona street bwavuga giki. Ubu ni Kenny K-Shot ararenze. Ariko akoresha English nyinshi fuck. Shit ni nyinshi, hit ni juru. Inshuti ndazizi, izindi ni busy kandi busy ni busy na fit ni deal. Ningatuza udafera hasi kumukeka. Cabugufu udaseba. Icyo nshaka ni hella papers. God damn. Kenny. Shakuzariza abana bo mu Rwanda. Ni show. Mu gitondo muri Togo. Show. Kenny none se. Byari ikibazo njye nibaza. Mwiza. Kagenda. Physically fit? Dotuma niyembaza. What's the question? Do you have a girlfriend? Are you planning to have one? Are you a player as you sing? Or what? Tell me something. Why did you have to ask me that question? You know why I asked you? Negamba natumwe sinjye buri kwibariza. Exactly. Yaba nibariza sinari kukikubaza gusa natumwe. Tell me something about it. I'm single. Not searching? Not searching. Wow. Ken K-Shot. Umva cyakoze nyine it was a vibe no kuri Imana. Respect. Kamanze ngwe cheers. Show. Alright. Nkuko mwabibonye twari turi kumwe na Ken K-Shot. Ndabizi nibazaga ibibazo byinshi. Eske Ken K-Shot ninde? Ken K-Shot abayeho ate? Ken K-Shot gusa ikibazo nibagiye kubabariza. Ken K-Shot ubaye. Ewan ni turi igikondo tu. Gikondo hehe exactly? Igikondo. Ngo atuye muri Gikondo. Gikondo yose ni yanjye. Wageze muri Gikondo kuko afite abafana benshi rero mwamucaho mukamubwira. Anyways icyo nabashishikariza indirimbo yose muzi ya Ken K-Shot mukoreshe na subscribe umva biraba bihagije sibyo kuko he is are so talented, so focused, kandi abirimo neza sibyo. Kandi Ken K-Shot, thanks for coming sibyo. I appreciate you. Umva njyewe icyo nakubwira good luck. Respect. Your music is so dope. Thank you. N'ibindi byose uzabikora. Gusa I wonder what's your dream? Mbere yuko ngwa success irenze. My dream is to be the biggest artist in the world. Yes, that's my dream. Who do you take as your model, like the biggest artist to Drake? Drake is the God biggest damn. Nanje, I give you that. Good luck, my boo. Good luck, bose. Uzabikore icyambere nukubishyiraho umutima wawe ukanabikunda. Kandi uranabikunda cyane ndabibona. Gusa nyine thanks for coming. Just holla at your people. Ibindi byose. Kenny K-Shot everywhere. Kenny K-Shot. Instagram. K-Shot RW kuri Instagram. Dope Crack Music kuri YouTube and Kenny K-Shot. Yes. Thank you. Twitter Kenny K-Shot. Kenny K-Shot. Thank you all kuba mwadukurikiranye. It was a good vibe. Urumva. Ikintu nababwira subscribe and share. We've Go High Show with your girl Angel. Let's go. Let's kill it. Oh.